hari abantu bagiye gupfa bakomeye, hari abantu bagiye gupfa mutarimu. Donc ibihe bidasanzwe byaje, kandi ibyo bihe ni ibihe bikomeye, ni ibihe biremereye cyane, ni ibihe by'umwijima, ni ibihe by'icuraburindi, ni ibihe bidasanzwe. Mwuka yambwiye ngo uhagararanye nawe azabona imbaraga z'Imana. Uhagararanye n'Imana uwo ntuzatabarwa, wumva Imana akayubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo ni Imana izarengera, uwo ni Imana izarinda, kuko uburinzi bw'Imana zuye umwijima udasanzwe. Mbona abantu bararize, mbona abana barimo barirukanga babuze icyerekezo, mbona abamama barimo bararira babuze uwabahoza, mbona abapapa barimo barirukanka, abandi bari kubashakira, ugategereza ubupapa ukamubura, ugategereza umuntu ko ataha ukamubura. Numva ijwi rimbwira ngo nimbabwire ngo nimusenge igihe gikomeye. Nabonye abantu binjira mu gihe gikomeye kidasanzwe. Mwuka arambwira ngo nimbabwire ngo nimusenge, kuko nagiye kubona mbona abantu baraburanye, nkabona umugore araryamye n'abana, ariko umugabo w'urwo rugo ntabwo ahari. Mwuka arambwira ngo reba, itegereze cyane. Nongera ndareba, nditegereza, ngiye kubona mbona abantu barimo bafite ibibazo mu mitima yabo ariko bidafite ishingiro. Numva ijwi rimbwira ngo ugende ubabwire ngo ndi Imana Yehova, ndi Imana ibasha gushyiraho icyerekezo, ndi Imana ibasha gutabara. Na mu izina rya Yesu ndasengera umukozi wawe, kandi roki umugirire neza kubw'imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe budasanzwe, wamishuriye ibintu bikomeye, umishurira abarozi, umishurira umurozi ugiye kuroga ubukwe bwe, ariko umukize mu izina rya Yesu. Ndamagara imbaraga z'Imana, ndamagara gukomera kw'Imana, n'umukize kandi n'umugenderere. Roki, Imana ikugiriye neza, Imana irakurinze. Ndumva ijwi rimbwira ngo Imana iragutabaye kandi Imana irakurengeye. Nabonye Imana ikugirira neza mu buryo butangaje. Numva ngo ijwi rimbwira ngo ningubwire ngo n'igihe cyawe, n'igihe cyo gukora kw'Imana ku buzima bwawe, kurwanya, ukwanga, guhiga, ibyo byose birarangiye. Kure y'abarasana, kure y'induru, kure y'abantu batakwifuriza ibyiza, Imana igushyize ku mugambi wayo mu izina rya Yesu. Rero nkomeje gusenga, nagiye kongera kubona mbona muze gusengera inyogoye mu musengere cyane, muhamagara imbaraga z'Imana, umwuka wo gusenya, umwuka donke wo guhiruka urugo rwe umuveho mu izina rya Yesu. Ndagira ngo abantu mumukunda mu musengere cyane, inyogoye mu musengere cyane. Ntago bisobanutse, bimeze nabi, kuko mu isi y'umwuka nagiye kubona mbona inyogoye, hari abademoni bashaka kumutera bagira muri 370. Rero mu musengere, mu muhamagara imbaraga z'Imana, Imana imugirire neza, kuko niba yaraje kubiganiro mukishima, nge ndimo senga ninginze Imana. Imana namwe nimbwira abakunzi bari mu musengere, kandi murare musenga, muhamagara imbaraga z'Imana kugira ngo Imana ikore imirimo n'ibitangaza. Imana yabwiye ngo ni igihe cyo gukora kwayo, ariko nagiye kubona mu abantu bari mu nsina nyinshi, barimo birukanka, bari ahantu mu mwijima w'icuraburinde. Zene kusire grebo nesonsema, mbona umwijima udasanzwe, mbona abantu bari kwirukanka, mbona abantu babuze icyerekezo, mbona ibihe by'intambara biri ku bantu, intambara nyinshi zikomeye, intambara ziteye ubwoba, kuko nkibona yerekwa nagize umushyitsi, numva mbabaye, ndabaza Imana ngo bino bintu ni ibiki. Mwuka w'Imana arambwira ngo ubwire abantu ngo basengere igihe kidasanzwe. Nabonaga ikirere cyuzuye umwijima udasanzwe, mbona abantu bararize, mbona abana barimo barirukanga babuze icyerekezo, mbona abamama barimo bararira babuze uwabahoza, mbona abapapa barimo barirukanka, abandi bari kubashakira, ugategereza ubupapa ukamubura, ugategereza umuntu ko ataha ukamubura. Numva ijwi rimbwira ngo nimbabwire ngo nimusenge igihe gikomeye. Nabonye abantu binjira mu gihe gikomeye kidasanzwe. Mwuka arambwira ngo nimbabwire ngo nimusenge, kuko nagiye kubona mbona abantu baraburanye, nkabona umugore araryamye n'abana, ariko umugabo w'urwo rugo ntabwo ahari. Mwuka arambwira ngo reba, itegereze cyane. Nongera ndareba, nditegereza, ngiye kubona mbona abantu barimo bafite ibibazo mu mitima yabo ariko bidafite ishingiro. Numva ijwi rimbwira ngo ugende ubabwire ngo ndi Imana Yehova,
ndi Imana ibasha gushyiraho icyerekezo, ndi Imana ibasha gutabara. Nagize agahinda gakomeye, nababaye cyane, nabonye iyerekwa ridasanzwe, iyerekwa rikomeye riteye ubwoba. Ntabwo mfite bwo kukubwira ngo, nabwiwe n'Imana kugira ngo ubwire ngo itegure, kuko ni igihe abera bagiye kwambara. Imyambaro y'abera irahari. Ese uriteguye ngo wambare? Ese uriteguye ngo Imana ikwambike? Uriteguye ngo Imana ikugirire neza? Nabonaga imyambaro y'abera, mbona abera barimo barambara, mbona abera barimo bari kwambara. Mu rwambaro barimo kwambara, ngwino wambare mu rwambariro bari kwambara, ngwino wambare mu rwambariro bari kwambara, ngwino wambare mu rwambariro bari kwambara. Nabonaga impfu nyinshi, nabonaga impfu zitandukanye mu buryo budasanzwe. Ndabwirwa ngo nimusengere gupfa. Hari abantu bagiye gupfa bakomeye, hari abantu bagiye gupfa mutarimo. Donc ibihe bidasanzwe byaje, kandi ibyo bihe ni ibihe bikomeye, ni ibihe biremereye cyane, ni ibihe by'umwijima, ni ibihe by'icuraburindi, ni ibihe bidasanzwe. Mwuka yambwiye ngo uhagararanye nawe azabona imbaraga z'Imana. Uhagararanye n'Imana uwo ntuzatabarwa. Wumva Imana akayubaha, agakora ibyo gukiranuka, uwo ni Imana izarengera, uwo ni Imana izarinda, kuko uburinzi bw'Imana buri kuyubaha. Kuko ijambo ryarambwiye ngo nuko rero mwese uko mwese mutegereje gukomera gurya munsi mube abariko murushaho kwitegura. Hari umuririmbyi yavuze ngo murinzi we menyesha igihe, ese wacu ni muhero, dore ijoro ririje burenda gucya. Ijoro ndabona ryije, niko Imana yambwiye. Ndabona ijoro ryije, ndabona umwijima ucuza icuraburindi, ndabona ijoro rikomeye, ijoro ritari ryiza. Ndabona ijoro ritari ryiza, ndabona imbere zanjye ijoro ritari ryiza. Ndumva ijwi rimbwira ngo hari ijoro ribi, hari ijoro rekize nere grebone sansima, ijoro ribi. Ndabona ijoro ribi, ndabona ijoro ribi, wirinde. Ndabona ijoro ribi riguye, ndabona ijoro ribi. Banyarwanda musenge, ndabona ijoro ribi. Imana irengere abana bayo, Imana ibagirire neza, Imana ibagirire neza, bakomeze ibahereze kugirirwa neza nayo. Kuko Imana yamwe ngo ningobwere ngo va mu byurimo, ureka ubusambanyi, ureka ubujura, ureka ubusinzi, ureka imitima mibi, ureka ubugome, ureka inzika, ureka kugambana, ureka ubwicanyi bwakokamye. Imana ikugirire neza. Zamura ikivuzo cyawe dusenga Imana. Imana turagushimye, rengera abana bawe, rengera u Rwanda, rengera abanyarwanda, abayobozi bacu. Nuko tabara abana bawe bagukunda ku manywa na nijoro. Ineza yawe nibabeho. Inyogo yenda musengeye by'umwihariko, umuhereze n'umudamu we n'abana be, urugo rwabo rukomeze, ururinde gusenyuka, urugirire neza. Roki tumwifurije n'ibirwe, umurinde abarozi, umurinde amagambo, umurinde ibintu bibi, aguhagarare nabo kuko uri Imana ikomeye. Ngo wahe icyubahiro. Ndagushimiye mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, urakoze Yehova, uri Imana ishobora byose. Mu bihe bikomeye by'akaga ubatabare kandi ubarengere, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Nagusaba gukora subscribe, ugakora share na comment. Imana ibahereze umugisha. Ni Prophet Moses Baraka Ineza. Shalom, shalom. Amen, amen.